Yes bantu banjye noneho turizera yuko iyi video iri buze kurangiza umaze gusobanukirwa n'amahirwe areba abanyeshuri bose, scholarship yafungutse, ibintu byose byafungutse, tangira wa applying rero kandi waza gusobanukirwa na intake 1 na intake 2 byose muri video uraza kwisobanukirwa. Waba uri umunyeshuri warangije amashuri yisumbuye cyangwa ukaba uri umunyeshuri ugiye kurangiza amashuri yisumbuye mu Rwanda, iri tangazo heke isohoye rirakureba cyane. Ese wigeze kurota kujya kwiga mu bwami bwa Maroc kuri buruse itangwa na leta nta gishoro, ikaba ari full scholarship ku banyeshuri bagije amanota guhera 50 kuzamura? Noneho aya ni amakuru areba wowe wese wifuza kwiga kuri buruse ya leta mu bwami bwa Maroc. Rero ubwami bwa Maroc bufatanyije na leta y'u Rwanda butanze amahirwe yo gutanga buruse ku banyeshuri barangije amashuri yisumbuye bashaka kujya kwiga bachelor degree, bagashaka kujya kuyikorera mu cyiciro cya mbere cya kaminuza. Ubwo n'abanyeshuri barangije sinasigi bashaka gukomeza muri university zigiye zitandukanye mu bwami bwa Maroc. Amasomo rero araboneka, amasomo aboneka muri ubwo bwami bwa Maroc kufatanya na leta y'u Rwanda. Bavuze yuko medical science cyangwa ubuvuzi ndetse n'ubumenyi bw'ubwubatsi ndetse n'ubwubatsi rusange, ubwo ne engineering ndetse architecture ndetse na agricultural science cyangwa ubumenyi mu by'ubuhinzi ndetse n'ubuvuzi bw'amatungo cyangwa veterinary science. Hanyuma ku banyeshuri bashaka kwiga ibyo bintu, ku banyeshuri bize science, iri tangazo rirakureba utangire wa applying. Link yo kwa applying ndaza kubabwira ahantu muza kwikura ku muntu tugiye kubana muri iyi video, ndetse uraza no gusobanukirwa na intake 1 intake 2. Hanyuma rero niba uri umunyeshuri icyitonderwa, amasomo yose azigishwa mu rurimi rw'igifaransa. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi ugomba kumenya. Abifuza kwiyandikisha rero kujya kwiga mu bwami bwa Maroc, ku banyeshuri bumva bashaka kwiga mu bwami bwa Maroc, gisabwa rero usabwa rero kwandikira umuyobozi mukuru wa heke Rwanda irimo gahunda y'amasomo ushaka kujya kwiga muri ubwo bwami bwa Maroc. Ikindi ukafite fotokopi y'indangamuntu ndetse na passport, niba wenda udafite irangamuntu ukafite passport igifite agaciro. Hanyuma ukaba ufite ifoto ya passport, ubwo ni amafoto magufi abiri, ndetse ukafite n'amakuru ajyanye n'amanota y'imyaka 2, ubwo ni transcript yo mu mwaka wa 4 ndetse no wa 5. ukafite impamyabumenyi ya higher school cyangwa secondary, ukafite cyangwa result slip cyangwa ubwo ni high school diploma, ubwo cyangwa ukaba ufite certificate kwemeza yuko warangije amashuri yisumbuye. Ibi rero biragufasha mu kujya kwiga muri ubwami bwa Maroc. Rero ikindi rero ugomba kumenya ni uko ufite byibuze ufite senior 6 result slip cyangwa certificate igaragaza amanota angana nibura 80 kuva kuri 80 kuzamura mu bizamini bya leta by'umwaka w'ibihumbi 2025 cyangwa bingana na 80. Gusaba rero bikorwa kuri online kuri link turi buze kubahereza muri description y'iyi video, kugira ngo nawe niba wujuje ibi bintu utangire wa applying kaminuza yo mu bwami bwa Maroc. Ni ibintu biroroshye cyane. Rero itariki ntarengwa yo gutanga amazina dossier ni ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 2025. Tangira ubu ngubu rero. Aya ni amahirwe adasanzwe yo kwiga mu gihugu gifite amateka akomeye mu burezi bukomeye hano muri Afrika, ndetse bifitemo n'inzozi zo gukomeza amasomo ya kaminuza ku rwego mpuzamahanga. Iyi niyo nzira yawe ya nyayo rero. Ni ufite izo nzozi, saba ubu ngubu kandi nurenze itariki 30 utaratangira gushyiramo application wandikira umuyobozi mukuru wa heke Rwanda. Rero ni wagiye gukanda subscribe kuri yica no kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe kandi n'amahirwe ya buruse, ubumenyi ndetse n'andi makuru areba umunyeshuri. Rero reka dukomeze turebe no kuri intake 1 na intake 2. Ese muri university ibyo bintu intake 1 intake 2 ibyo bintu bisobanuye iki? Kuki hari bamwe bafata mbere abandi bakabafata nyuma? Ese ni harimo akarengane? Ni wasanga harimo n'ikene wabo ugasanga turimo turaruhira ubusa, abandi bakabona amafaranga twe tukayabura, abandi bakabona amacumbi twe tukayabura. Hanyuma rero hari amakuru amazi iminsi avugwa cyane ku banyeshuri biga muri College of Medicine and Health Science ya University of Rwanda. Bamwe biyigeze kubaza impamvu bamwe bashyirwa muri intake ya mbere abandi bagashyirwa muri intake ya kabiri, bakavuga yuko gushobora kuba byagira ingaruka ku mibereho, amatora ndetse n'ibijyanye n'amacumbi y'abanyeshuri. Ariko se ukuri kuri byose kuri hehe? Reka rero dusobanukirwe, turebe no kuri iyi intake, turebe ibyo ari byo. Uyu munsi reka dukureho urujijo n'amateka kuri ibintu bya intake 1 na intake 2 hano ku kizamini. Rero cyagiye ukana subscribe kugira ngo utazawucikwa n'aya makuru
amakuru akugeraho ku gihe. Hanyuma rero gushyira naho bihuriye n'akarengane iyo intake 1 intake 2 cyangwa favoritism, ubwo ni ikeni wabo mu buryo bugenwa ni randomly ndetse na transparent binyuze mu mucyo. Uyu munsi rero ushobora kugwa muri intake ya mbere, ejo ukagwa muri intake ya kabiri, cyangwa natandukano ribaho ku bintu bigenda bigaragaza ndetse n'uburenganzira hano kuri intake 1 intake 2 muri University of Rwanda. Rero bijyanye n'amafaranga n'imibereho cyangwa living allowance, hari ababonye amafaranga mbere y'igihe bikekwa yuko ari igihano, abandi akavuga yuko ari akarusho, ariko siko bimeze. Byari oversight ndetse ubuyobozi bwa Huye campus bwasobanuye neza yuko ari payment, ntabwo ari ugushyiraho ku ruhande bamwe abandi bakabirengagiza. Rero ibijyanye n'uburenganzira no gutora cyangwa voting right, nta munyeshuri ukwiye kubuzwa gutora. Uburenganzira bwo gutora ni nakuka, ni inalienable. Hanyuma rero aho bidashoboka ku mubiri w'uburyo bwo gutora hifashishwa ikoranabuhanga ndetse rigenda rigaragaza kandi ubwo buryo burahari mu buryo bwo gutora. Ibijyanye n'amacumbi cyangwa hostel allocation, hari abyumvikanye muri intake ya kabiri. Ibi rero ni umwanya mubi, ibyo rero kubiga muri intake ya kabiri ntabwo ari umwanya mubi, ahubwo ibyo ugomba kumenya ni ubuyobozi buteganya amacumbi ya buri munyeshuri muri intake ya kabiri kugira ngo bose bafatwe kimwe n'abiga muri intake ya mbere. Hanyuma muri University of Rwanda, ubwo ni musi MHS, nta tandukano riri hagati ku munyeshuri wo muri intake ya mbere cyangwa muri intake ya kabiri. Twese turi bamwe kandi twese dufite uburenganzira bungana. Niba hari urujijo cyangwa rugihari, uyu munsi turarushoje. Inkuru rero iba ari iy'ukuri hano ku kizamini, ko niyo tubagezaho inkuru z'uburezi ndetse na university kandi zizewe. Rero kuba wakwiga mu kwezi kwa 9 undi akigwa mu kwezi kwa mbere, bose bafite uburenganzira bungana kandi bafatwa kimwe. Rero nta tandukano rihari kuri intake ya mbere na intake ya kabiri. Hanyuma rero ndagukunda cyane niba dukwabanye kugeza kuri uyu munota. Reka tuze gura muri izindi video tureba ayandi makuru agiye atandukanye mu burezi. Hanyuma je ni Kristo Mutabazi, reka duhure mu kanya tureba izindi video zigiye zitandukanye. Urashaka inzu nziza yo kubamo? Urifuza kugura ikibanza cyiza cyangwa isambu nziza yo guhinga? Imitungo Deals ni wo muti. Imitungo Deals ni kampani ikomeye cyane igufasha kubona amazu meza, ibibanza bifite ibyangombwa cyangwa amasambu y'ubuhinzi ku giciro gikwiye. Nukomeze guhangayika ushakisha aho kubaka cyangwa aho guhinga, twebwe tubigufashamo mu buryo bworoshye cyane kandi bwizewe, ukabona icyangombwa cyawe kandi ukabona n'umutungo wawe. Duhamagare nonaha kuri 079 855 36 Imitungo Deals turagufasha kugera ku nzozi zawe. Imitungo Deals, ubwizigame n'ukwizerwa mu mitungo yawe tubigufashamo.